Muri iyo minsi benshi bazifuza kubaho mu buzima bwiza, nyamara ntabwo bazigera babona. Murashakashaka ubutunzi ngo mu Burundi murebe ko mwabugwiza, ariko nta n'umwe ubugwiza. Nugize ngo hari ibyo abonye, agahinda karamuzitira, umubabaro ukaba muri we. Mwahindukira mukihana, mwaba mugize neza, kuko mwaba murokoye ubugingo bwanyu nubwo ababakikije. Mwigisha, ibyo uvuga ni ibiki? Ese abazajya mu ijuru ni bande? Ese mwabwiwe ngo iki? Mwabwiwe kwizera gusa mugasohorezwa isezerano. Ntabwo mwigeze musabwa ibindi birenze kuri ibyo. Warizeye ubugingo ntiwabubona. Umuhanuzi yaravuze ngo, dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, n'ubugingo bw'umwana ni ubwanjye, nk'uko ubugingo bwa se ari ubwanjye. Ubugingo bukora icyaha ubwo nibwo buzapfa. None wavuye mu byaha ubura ubugingo. Ibuka, umwigisha yaravuze ati, nuko umuntu wese uza aho ndi, naho yaba yarapfuye azabaho, kandi uwizera amagambo yanjye ntabwo azahera mu rupfu, ahubwo azabaho, kuko ninjye kuzuka n'ubugingo. Mwibuke Lazaro ibyabaye. Yazuwe nawe kuko yari yizeye, kandi wibuke ko ubugingo bwe bwari buhishwe mu bwe. Aho niho kuzuka no gukomera byongeye biraboneka. None se mwigisha, iminsi isigaye dukore dute? Nimwizere, kuko uwizera niwe uyinezeza, ariko utizera ntayinezeza na mba. None se nahera he? Itangiriro ryawe riri imbere yawe. Kwemera gusa ukamukurikira, ukamukoreza umusaraba wawe ari byo bicumuro byawe, akakubabarira, ubundi ukaba umuragwa w'ubugingo buhoraho iteka ryose. None ko ibyo nabikoze, ko nigeze mbonaho amahoro na mba? Ntabwo wigeze ukora ibisabwa, ahubwo wagendeye mu byo wiyumvagamo. Ese ubundi nkubaze, umukristo aba umukristo kuko byagenze bite? Ndagira ngo ni uko atura amaturo, agatanga icyacumi, agafasha imfubyi n'abapfakazi? Ibyo siko bimeze. Umukristo aba umukristo kuko yemeye gukurikira Kristo, akagendera mu magambo ye, agakora ibyo amusaba byose. Wibuke ko inzira nzima ari igitambo cye n'amaraso ye, nibyo bikuraho ibyaha. Ibindi byose ntacyo byakumarira. Uba wihangiye gukiranuka kutari ukwa nyako. Munyure mu irembo rifunganye, nibwo muzabona gukiranuka kuzima. Naho abanyura ku nkike mugasimbuka mugashaka kugwamo, ntabwo muzaba mugeze uko bikwiriye, kuko unyuraho hose ntabwo aba anyuze mu irembo ritunganye. None se mwigisha, ntituzongere kujya gusenga ngo tujye mu nsengero? Haranditswe ngo, mwambaze izina rye muzakizwa, kandi mwizere ibyo mwizeye ko mugomba kwizera ko ari ukuri, kandi ntimugashidikanye, kuko ushidikanya ntabwo azigera yinjira muri ubwo bwami bw'Imana. Simbabwiye ngo ntimuzigere mujya mu nsengero, ahubwo imitima yanyu muyiboneze ibi bitambo bizima, ndetse imibiri yanyu nayo ibiryo, kuko icyo nicyo kinezeza Imana. Mwibuke, umunyezaburi yaravuze ngo, ninde uzinjira ahera hawe? N'ufite umutima utunganye kandi umutima umenetse, kandi umutima wamaze kwihana ibyaha, ndetse wamaze no kubabarirwa. Uwemeye igitambo cya Kristo niwe uzinjira aho hera. None se mwigisha, njye maze iminsi myinshi mu itorero, mbona abanyetorero bose tugendana mu murongo umwe. None urambwira ngo ntabwo nzaraga ubwami bw'Imana? Umutima wawe niwo ugushinja ukanagushinjura. Niba wumva ko uhagaze mu murongo w'ibyanditswe, ubugingo ni ubwawe. Ariko niba uzi kunyuranya nabyo, ntabwo nkwizeza ibyo, kuko handitswe ngo, uwatura ibyaha bye ntabitwikire azababarirwa, kandi n'ugendera mu nzira z'ibyanditswe wese azabona ubugingo.
kandi ugendera mu ijambo Kristo yavuze, uwo niwe umaze kubona Imana n'umwana. Niba ugira utyo urahirwa. None se kuvuga ngo mu byanditswe gusoma Bibiliya ni ngombwa? Ariko muzageza he kwiyobagiza b'iki gihe? Waba utariye utanyweye umubiri ugakura? Ese waba utagize ikintu na kimwe ukorera umubiri ngo uwiteho, uwo mubiri ukagira ubuzima buzima? Ntibishoboka. N'umwuka uri muri twe nawo nuko. Ntabwo uzigera ukura nutagaburirwa. None urambwira ngo uri umugenzi kandi udafite ibahasha y'urugendo? Ese urambwira ngo uzataha ubukwe kandi utaratumiwe? Urabizi ko ujya gutaha ubukwe arabanza agashaka imyambaro n'ibisabwa ndetse akanatwerera kugira ngo bwa bukwe azabwisangemo anezerewe. None mwebwe ab'iki gihe ntimushaka gutwerera, ntimushaka no gushaka umwambaro w'ubukwe. None muribwira ko ubwo bukwe muzabutaha mute? Ndababwira ukuri, ubwo bukwe ntushobora namba kubutaha, ahubwo uzagira isoni n'ikimwaro cyo kubujyamo, kuko nta mwambaro w'ubukwe kandi nta na invitation, kandi ikindi kuko utaziranye na nyir'ubukwe ntabwo ushobora kubutaha unezerewe. Ahubwo banza umenyane na nyir'ubukwe, ushake n'umwambaro w'ubukwe, ahasigaye unatwerere, umenye n'aho ubwo bukwe buzabera. Nibwo uzabutaha kandi ubutahe nta kuyoba kandi unezerewe. None si ibyo uvuga bihuriye he n'ijuru? Birahuye cyane. Umwambaro wo gukiranuka uzawuhabwa na Kristo, kuko uzava mu maraso ye. Uzaba waramenyanye nawe mu kwatura ibyaha byawe, kandi niwe uzakubabarira. Niyo mpamvu rero numara kumenyana nawe, nawe azakumenya. Ku munsi w'ubukwe azaza kujyane, kandi kuko uzaba waratumiye uzabutaha unezerewe. Ibyo mvuga ibyo murabyumva. Muba abanyabwenge, ntimube nk'aba bakobwa b'abapfu, ahubwo amatabaza yanyu ahore yaka, mufite ibikwiriye kugira ngo umukwe naza muzabone kujyana nawe. Ndumva urwo rugendo rukomeye. Ninde uzatsinda urwo rugamba? None se Satani nawe karwana kandi kafite benshi. Ibyo ab'iki gihe ntimuzabura guhora mubivuga, muvuga muti Satani arakomeye. Nibyo koko, yahoze ahera, yahoze ndetse aho n'uwo nguwo ari. Ariko ibyo mbabwira ni ukuri, kuko uwizera amagambo ye naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi nta cyapfuye gishobora gukanga umuzima, kuko icyapfuye cyose ni icyapfuye nyine. Mwibuke, nta wabaza iby'abazima bapfuye, kuko ntibabimenya, kuko ahubwo ibizima wabibaza abazima. Ntiwabaza utuye ibunaka ibyo utuye inaha, ahubwo nushaka kumenya iby'inaha uzabibaza ibyo utuye inaha. Ngaho nimugire mutyo, mubaze iby'ijuru abanyejuru, ntimubaze iby'ijuru abapfu, kuko abo ntibamenya ibyabo. Kandi ntimubaze iby'ijuru abatuye isi, ahubwo mubaze iby'ijuru abatuye ijuru. Mwibuke, mwasigiwe inyandiko kugira ngo mubwirwe ibyaho, ariko ntimushaka kuzikurikiza. Muriyobagiza mugashaka kwihangira ibishya muri mwe, nyamara ibyo ntaho bizabageza. None se tunyure he mwigisha kugira ngo tugere muri ubwo bugingo, kandi dukore iki kugira ngo tubone iyo nzira? Nababwiye ngo munyure mu irembo rifunganye, aho muzabatizwa, mukabyarwa ubwa kabiri, mukageragezwa, ndetse mugakora ibisabwa byose kugira ngo munyure mu iryo rembo. Aho niho muzahurira na ya miruho, musiga ibyanyu byose bibananiza, ya narijye na wa mutima wihugiraho, aho niho uzasigara. Ariko nimushaka gusimbuka inkike ngo mugwe mu irembo, mutanyuze mu irembo rifunganye, mukajya gushaka kwinjira ntaho mwanyuze, niho muzajyana ya mitwaro yose n'ibibaremereye. Nyamara nimunyura mu irembo, muzasigamo ya narijye, muzatura ibyaha byanyu, kandi ikindi muzababarirwa. Ubwo nibwo muzaba mutangiye urugendo ruzima. Mufate umwanzuro muzima, muzahabwa ubugingo buhoraho. None tubwire, turahera he kugira ngo tugereyo? Hera mu mutima wawe, ahasigaye ubaze Imana ikigushakaho. Urajya mu byanditswe, wibuke ibyo umuhanuzi yavuze,
ngo musange Imana nibiyihamya, kandi ikindi mugendere mu mategeko yayo, nibwo umuseke uzabatambikira. Ariko nimutagendera muri ibyo, ngo nta museke uzigera udutambikira. Ibuke Yakobo ibyo yavuze. Yaravuze ngo amategeko ni indorerwamo umuntu areba akimenya. Ariko ngo benshi barareba, bamara no kwimenya bakiyibagirwa. Ahasigaye ngo bakagenda bakiyibagirwa n'uko basa. Ngaho nimumbwire, ninde wirebera mu ndorerwamo yabona icyasha akakireka? Ese ntagikuraho? Ngaho nimugire mutyo, nimwisuzumire mu mategeko, murebe mu ndorerwamo nzima. Aho nimukora ibihuje nabyo muzakizwa. Yakobo yabivuze neza. Yavuze ko n'imirimo yanyu yose muzagororerwa, kandi n'ukuboko k'Uwiteka kuzaba muri yo. Nimugire mutyo, ubugingo muzaburagwa.